Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Ndabasuhuje bene data bakundwa, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndanezerewe mu mutima kubera ko nkiriho, kubera ko ngihumeka, kandi nshimye Imana ku bwawe unyumva, nawe Imana yarinze ikakurengera, ufatikanya nanjye gushima Imana ku bw'ibyo yakoze n'ibyo igambiriye kutugirira. Ni amahoro ntabwo ari ibibi, kugira ngo itureme mu mutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Muri kino cyumweru turimo turaganira ku magambo yanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 13 n'uwa 14. Niyo magambo tuzaganiraho muri kino cyumweru. Reka tuyasome mu izina rya Yesu. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bakeya. Yesu hano yavuze amarembo abiri cyangwa se inzira ebyiri. Yavuze inzira ifunganye, avuga n'inzira ngari cyangwa inzira yagutse. Ageze kuri iyi nzira ifunganye, icya mbere yaravuze ngo nyine irafunganye, icya kabiri aravuga ngo iraruhije kuyinyuramo, icya gatatu aravuga ngo abayinyuramo ni bake. Ariko nubwo bimeze bityo, icya kane yaravuze ngo niyo nzira ijyana mu bugingo. Hanyuma avuze kuri iyi nzira ngari, aravuga ngo iyo inyurwamo n'abantu benshi birumvikana, kuko ari ngari nta nubwo yo igoye kunyuramo. Ariko arangije aravuga ngo ijyana abantu kurimbuka. Imana yiturinde bene data. Niyo mpamvu Yesu yakanguriye abigishwa be, arababwira ngo munyure mu irembo rifunganye. Mwene data wowe unyumva, wowe nanjye, Yesu aradukangurira kunyura muri iyi nzira. Iyi nzira ifunganye, iri rembo rifunganye. Rero kwinjira muri iri rembo ni ukwihana ibyaha, ni uguha Yesu ubugingo bwawe. Birashoboka ko wabumuhaye ukaba waramwizeye nk'umwami n'umukiza wawe. Warakoze. Imana iguha umugisha, kandi Imana igukomereze muri iyo nzira. Ariko nawe niba utarizera Yesu ngo umuhe ubugingo bwawe, Yesu araguhendahenda. Ni wowe uri kubwirwa, utari wanyura muri iyi nzira ngo nawe umuhe ubugingo bwawe. Rero ndagira ngo tuvugane ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye, ari ryo Kristo. Hanyuma mpereye ku mutwe w'ayo magambo mbabwiye, ndasubiza ibibazo 4. Ikibazo cya mbere namaze kugisubiza deja nkivuga umutwe w'ibyo tugiye kuganiraho. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo inzira ifunganye ni iyihe? Bibiliya itubwira ngo Yesu niwe rembo ry'intama. Iyo dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo waho wa 7, haratubwira ngo nuko Yesu arongera arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko ari rembo ry'intama. Aya magambo twarayaganireho mu nyigisho zabanje, aho Yesu yagendaga avuga uwo ari we, twayavuzeho. Rero Yesu niwe rembo ry'intama.
hari ahandi yigeze avuga nanone mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 12 umurongo wa 6, aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Rero iyi nzira ifunganye, iri rembo rifunganye, Yesu adukangurira kwinjiramo. Niwe bwite utubwira ngo mugire umwete wo kunyegera, mugire umwete wo kwinjira muri nge, mugire umwete wo kunyakira. Imana ibaho umugisha. Hanyuma ikibazo cya kabiri kirabaza ngo kuki tugomba kwinjira muri iri rembo? Yego, iri rembo tugomba kuryinjiramo. Bwa butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo waho wa mbere, ni Yesu wavugaga nanone. Yaravuze ngo ni ukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Bene da, ntabwo dushaka kuba abajura, ntabwo dushaka kwitwa abajura n'abanyazi, aburiye inkike, abuririye ahandi. Oya, turashaka kwinjira muri Kristo, tukinjira mu irembo ry'intama, tukinjira mu rwuri, tukinjira mu gakiza. Yego, ariko twinjiriye muri iri rembo. Yesu niwe rembo ryonyine, niyo mpamvu tugomba kwinjiramo. Hanyuma tugomba kwinjiramo kubera ko uwinjiriye ahandi bamwita umujura n'umunyazi, niko Bibiliya imwita. Kandi umugambi w'Imana ni uko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Haleluya, dukwiye kwinjiramo. Iyo usomye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 12, harakubwira ngo nta rindi zina, nta wundi agakiza kabonerwamo, nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru dukwiriye gukirizwamo, ni izina rya Yesu, irembo ry'intama, nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero dukwiye kwinjira muri Yesu, tugomba kwinjiramo. Imana ibaho umugisha. Ikibazo cya gatatu, kuki Yesu yavuze ko kwinjira muri iri rembo biruhije? Niwe wabivuze, aravuga ngo kurinyuramo biraruhije. Kubera iki? Uhereye kera cyangwa niyo tureba mu buzima busanzwe, ahantu hafunganye, Yesu yaravuze ngo iyo nzira irafunganye. Icyo ni kimwe mu bituma iruhije. Ahantu hafunganye iteka ryose haragora kuhanyura. Kandi ahantu hafunganye ntabwo hanyura wikoreye ibyo ushaka byose, ntabwo hanyura utwaye ibyo ushaka byose uko ubyumva. Oya, bisaba, kuko hafunganye bisaba kugira ibyo wiyambura, bisaba kugira ibyo ureka. Umva icyo ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo guca muri iyo nzira iraruhije kuko ifunganye. Ikindi bidusaba kwiyanga, ikindi bidusaba kwikorera umusaraba, ikindi bidusaba kugira ibyo dusiga cyangwa twiyambura. Umva uko Yesu yigeze avuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo bice 16 umurongo wa 24 n'uwa 25. Maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Bene data, iyi nzira iragoye kuyinyuramo kubera ko idusaba kwikorera umusaraba, idusaba kugira ibyo dusiga, idusaba kugira ibyo twanga, tukaba tubikunze, ariko twabona bidutandukanya n'Imana, twabona bidukururira mu byaha, bibabaza Kristo watwitangiye. Ibyo turabireka kugira ngo tutababaza umutima we. Umva uko Pawulo yigeze avuga, yabyandikiraga Abafilipi mu bice 3 umurongo wa 7 n'uwa 8. Yarababwiye ngo nyamara ibyarinda mu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu, kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Biragusaba kugira ibyo uhomba kugira ngo winjire muri iyi nzira. Biragusaba kugira ibyo ureka, iby'indamu, ibyo ubona waboneramo indamu ariko bigutandukanya n'Imana, ariko by'ibyaha byiyambure inshuti yanjye. Iyi nzira niyo mpamvu biruhije, biraruhije ariko birashoboka. Yubwiye Yesu ngo ndakwemereye, arakubashisha. Ikibazo cya 4, kuki tugomba kugira umwete wo kunyura muri iyi nzira? Yesu yaravuze ngo mugire umwete wo kuyinyuramo, niko yabivuze. Ni Luka wabyanditse mu bice 13 umurongo wa 24 n'uwa 27.
Yesu aravuga ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo niba bibashe. Nyirinzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti mwami dukingurire, azabasubiza ati simbazi sinzi naho muturutse. Nibwo muzavuga muti kandi twariraga imbere yawe tukanywera imbere yawe ndetse tukigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko azababwira ati sinzi aho muturutse, nimwumve imbere mwankozi z'ibi bimwe. Imana idufashe, dukwiye kugira umwete. Iri jwi ry'inginga riduhamagarira kwihana ntabwo rizahoraho. Hariho ubwo Yesu wicaye ku ntebe y'imbabazi uyu munsi azahaguruka akicara ku ntebe y'imanza. Biradukwiye. Iri rembo rirafunguye uyu munsi, ariko hariho igihe rizakingwa. Imana nidufashe. Yesaya yigeze yandika aravuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Munyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira. Agarukira Uwiteka nawe azamugirira ibambi. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Imana nidufashe. Iri jambo rivuga ngo bigishoboka ryerekana ko hari ubwo bitazashoboka cyangwa bizaba bitagishoboka. Imana nidufashe, niturengere tugire umwete wo kunyura muri iri rembo. Pawulo yigeze abwira Abaroma mu bice 11 umurongo wa 25, arababwira ngo bene data kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Bene data, uwo mubare ushyitse w'abanyamahanga ninde uzi igihe uzagerera? Niyo mpamvu dukwiye gucunguza uburyo umwete tugaha Yesu ubugingo bwacu, nitugende biguru ntege, ntiwirindirize ku cyo wagombaga gukora. Bibiri gitubwira ngo uyu munsi ni umunsi wo gukirizwamo. Niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Imana nibaho umugisha, dukwiriye kugira umwete. Reka nsoza mvugira ijambo mu Baheburayo usomye mu bice 12 umurongo wa 25 haravuga ngo mwirinde mutanga kumva iyo ivuga, ubwo babandi batakize kuko banze kumva iyababuriye iri mu isi. Nkanswe twebwe niba dutera umugongo ituburira iri mu ijuru. Gira umwete mwene data, usange Yesu, umwakire, winjire muri we rembo ry'intama. Nutera intambwe imwe aratera 99 agusanga. Imana niguha umugisha mu izina rya Yesu.